myaka myinshi ishize Afurika yakomeje guhura n'imbogamizi zikomeye mu rwego rw'imari n'amabanki. Nubwo ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere mu buryo bwihuse, abaturage benshi ku mugabane wa Afurika baracyafite imbogamizi zo kugera kuri serivisi z'imari zisanzwe. Hari abantu benshi badafite konti za banki, abandi bakaba bafite konti ariko serivisi z'imari zikabageraho ku giciro kiri hejuru. Hari kandi ikibazo cyo kohereza amafaranga hagati y'ibihugu bitandukanye, aho amafaranga ashobora gutinda, komisiyo nazo zikaba nyinshi cyane, ndetse rimwe na rimwe ihindagurika ry'agaciro k'amafaranga rikagira ingaruka ku gaciro k'ubwishyu. Ibi byose bigira ingaruka ku bukungu bw'umugabane. Umucuruzi ukorera mu Rwanda ashaka kugura ibicuruzwa muri Kenya cyangwa muri Nigeria, urugero ashobora guhura n'inzira ndende y'ubwishyu, amafaranga y'inyongera ndetse n'ibibazo bijyanye no guhindura ifaranga rimwe rikaba irindi. Iyo ibibazo byiyongereye, ubucuruzi bwambukiranya imipaka buragorana kandi amahirwe y'ubukungu ntagerweho uko bikwiye. Ariko isi iri kwinjira mu gihe gishya cy'ikoranabuhanga. Blockchain, cryptocurrencies, artificial intelligence cyangwa AI, mobile money ndetse n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga biri guhindura uburyo abantu batekereza ku mafaranga, ku kwishyura ndetse no ku micungire y'umutungo. Muri izo mpinduka, Pi Network ni umwe mu mishinga wagiye ukurura abantu benshi, cyane cyane kubera uburyo washyize imbere ikoreshwa rya telefoni n'umuryango mugari w'abayikoresha. Abantu benshi bamaze imyaka bakoresha Pi Network kuri smartphones zabo, kandi ibi byatumye Pi igira umubare munini w'abayikoresha mu bihugu bitandukanye, harimo n'ibihugu byinshi bya Afurika. Ariko ikibazo gikomeye si ukumenya gusa niba abantu benshi bafite Pi. Ikibazo gikomeye kurushaho ni ukumenya icyo byaba bivuze mu gihe amabanki, fintechs, payment providers cyangwa ibigo bikoreshwa mu kwishyura no kwishyurana n'ibindi bigo by'imari byatangira kugira uruhare muri ecosystem ya Pi. Ese byagenda bite Pi Network iramutse itavuye ku rwego rw'umushinga ukoreshwa cyane n'abaturage gusa, ahubwo ikajya ku rwego rwo gukorana n'ibigo by'imari? Ese byahindura iki ku muntu usanzwe uri muri Afurika? Ese bishobora gutuma kohereza amafaranga hagati y'ibihugu bihenduka? Ese byafasha abantu badafite konti z'amabanki kubona serivisi z'imari? Cyangwa se hari imbogamizi zikomeye cyane zishobora gutuma ibyo bitekerezo bitagerwaho? Iki nicyo kibazo gikomeye tugomba gusuzuma. Reka tubanze turebe ikibazo Afurika ifite muri serivisi z'imari. Mu bice byinshi by'umugabane, umuntu ashobora kugira telefone ariko adafite konti ya banki. Umuntu ashobora kugira ubucuruzi buto ariko ntaba afite inyandiko z'imari zihagije zatuma banki imuha inguzanyo. Hari naho amamashini ya banki ari kure cyane y'abaturage, bigatuma kugera kuri serivisi z'imari bisaba amafaranga n'igihe. Ariko ikintu cyahinduye cyane Afurika ni telefoni zigendanwa. Mobile money yerekanye ko umuntu adakeneye byanze bikunze kuba hafi y'inyubako ya banki kugira ngo abashe kohereza cyangwa kwakira amafaranga. Umuntu ashobora gukoresha telefone ye mu kwishyura, kohereza amafaranga cyangwa kwakira amafaranga. Ibi bitanga isomo rikomeye. Afurika ishobora kuba itagiye gusa mu cyerekezo cyo kwigana uburyo bw'amabanki bwubatswe mu bihugu byateye imbere, ahubwo ishobora gusimbuka ibyiciro bimwe ikubaka sisiteme y'imari ishingiye cyane ku ikoranabuhanga rya telefone. Aha niho blockchain ishobora kugira uruhare. Blockchain ni uburyo bwo kubika no guhererekanya amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ibikorwa bishobora kwandikwa ku muyoboro wa digitale kandi bigakurikiranwa hakoreshejwe uburyo bw'ubwirinzi bw'ikoranabuhanga. Cryptocurrencies ni imwe mu ngero zizwi cyane zishingiye kuri blockchain. Pi Network nayo yubakiye kuri blockchain, ariko uburyo abantu benshi bayimenyeho bwagiye butandukana n'uburyo Bitcoin yamenyekanye. Pi yashyize imbere uburyo bworoshye bwo gukoresha telefone n'umuryango w'abayikoresha. Niyo mpamvu Pi yagiye ikurura abantu benshi muri Afurika. Kuri bamwe, Pi yabaye uburyo bwo kumva no kugerageza isi nshya y'umutungo wa digitale, batabanje kugira ibikoresho bihenze cyangwa ubumenyi bwimbitse ku ikoranabuhanga. Ariko kugira ngo Pi ibe ikintu gihindura amabanki, kuba ifite abayikoresha benshi byonyine ntibihagije. Ikintu cy'ingenzi ni adoption cyangwa kwakirwa n'ibigo. Ni ukuvuga igihe amabanki, fintechs,
payment companies, abacuruzi bakomeye n'izindi nzego z'imari batangiye kwakira cyangwa gukoresha ikoranabuhanga runaka mu bikorwa byabo. Iyo ibyo byose bibaye, ibintu birahinduka. Tekereza umuntu ufite Pi wallet ashobora gukoresha umutungo wa digitale mu kwishyura serivisi, mu bucuruzi cyangwa mu kohereza amafaranga, ariko ibikorwa byose bikaba bihujwe n'inzego z'imari zemewe kandi zikurikiza amategeko. Muri icyo gihe Pi ntabwo iba ikiri application ikoreshwa n'abantu ku giti cyabo gusa, iba yatangiye kuba igice cy'ibikorwa by'ubukungu. Ariko hano hari ikintu gikomeye tugomba gusobanukirwa neza. Kugeza ubu ntidukwiye gufata nk'ukuri ko amabanki cyangwa leta zo muri Afurika zizemera Pi nk'ifaranga rikuru. Ibyo ni ibintu bitaramenyekana kandi bizaterwa n'amategeko, amabanki makuru, abagenzuzi b'imari, imikorere ya Pi ndetse n'icyizere kizaba gihari mu isoko. Icyo dushobora gukora ni ugusesengura ubushobozi bw'iki gitekerezo. Kimwe mu bintu byahinduka cyane ni ukohereza amafaranga hagati y'ibihugu. Uyu munsi umuntu ushaka kohereza amafaranga ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi ashobora kunyura muri banki, payment provider cyangwa abandi bahuza. Iyo nzira ishobora kuba ndende kandi ikagira ibiciro bitandukanye. Blockchain ishobora gutuma ubwishyu bwandikwa ku muyoboro wa digitale mu buryo bwihuse, ariko ibintu bisobanuye ko amafaranga yose ahita aba ubuntu cyangwa ko inzego zose z'amabanki zivanwaho. Ikibazo cy'ingenzi ni uko amafaranga ya digitale agomba guhuza n'ubukungu busanzwe. Niyo umuntu afite Pi ariko ashaka kwishyura ubukode mu mafaranga y'igihugu cye, hagomba kubaho uburyo bwo guhuza ibyo bintu byombi. Niyo umucuruzi muri Kenya yakiriye Pi ariko akeneye Kenyan shilling, shilingi rya Kenya, kugira ngo yishyure abakozi, hakenewe uburyo bwizewe bwo guhindura umutungo umwe ukajya mu wundi. Nicyo gituma institutional adoption cyangwa kwakirwa n'inzego z'imari biba ingenzi. Banki cyangwa Fintech ishobora kuba ikiraro hagati y'umutungo wa digitale n'ubukungu busanzwe. Aha niho tugerera ku kindi kibazo gikomeye: amafaranga yambukiranya imipaka. Afurika ifite gahunda ya African Continental Free Trade Area izwi nka AfCFTA igamije guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika. Ariko kugira ngo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bukore neza, ntabwo bihagije gukuraho imisoro cyangwa koroshya ubucuruzi. Hagomba no kubaho uburyo bworoshye bwo kwishyurana. Tekereza umucuruzi muto wo mu Rwanda ufite umukiriya muri Uganda. Niba kwishyurana hagati yabo bishobora gukorwa mu buryo bwizewe, bwihuse kandi buhendutse, ibyo bishobora kongera ubucuruzi. Noneho tekereza ubwo buryo bukorera ku bacuruzi ibihumbi cyangwa miliyoni ku mugabane wose. Nibwo blockchain ishobora gutangira kugira akamaro gakomeye mu bukungu. Ariko nanone tugomba kwirinda kuvuga ko blockchain ihita ikemura buri kibazo. Ikoranabuhanga rishobora kugabanya zimwe mu mbogamizi, ariko ntabwo rishobora gukuraho amategeko, imisoro, currency conversion cyangwa kuvunja, compliance, gukurikiza amategeko, KYC, kuzuza no kumenya imyirondoro w'uwakira n'uwohereje, kurwanya money laundering n'ibindi bikorwa bisabwa ku rwego rw'imari. Kandi ibi nibyo bituma amabanki yaba ingenzi. Banki ikora mu buryo bwemewe n'amategeko igomba kumenya umukiriya wayo, igomba kurwanya uburiganya, igomba gukurikiza amabwiriza yo kurwanya iyezandonke no gutera inkunga ibikorwa bitemewe. Igomba kandi kurinda amafaranga y'abakiriya. Pi network nayo yakenera guhuza n'ibi bisabwa niba ishaka kugera ku rwego rwo gukorana n'ibigo bikomeye by'imari. Ikindi kibazo cy'ingenzi ni KYC cyangwa know your customer. Mu bijyanye n'imari, kumenya nyir'umutungo ni ingenzi cyane. Niba abantu bafite Pi wallets kandi identity cyangwa imyirondoro yabo iragenzuwe, bishobora gutanga umusingi w'uburyo bwizewe bwo kubahuza na serivisi z'imari. Ariko KYC yonyine ntabwo ihita ituma umuntu ahabwa inguzanyo. Inguzanyo isaba kumenya ubushobozi bwo kwishyura. Haniho blockchain ishobora kuba ifite undi mwanya ushimishije. Tekereza umuntu ufite ubucuruzi buto ariko akaba adafite amateka ya banki.
niyo ibikorwa bye bya digitale, uburyo yishyura, uburyo yakira amafaranga ndetse n'amateka y'ubucuruzi bishobora gukusanywa mu buryo bwubahiriza ubuzima bwe bwite kandi bukemerwa n'amategeko, hashobora kubakwa indi nzira yo gusuzuma ubushobozi bwe bwo kwishyura. Ibi bishobora gufasha ba rwiyemezamirimo bato, ariko hari akandi kaga gakomeye, privacy cyangwa umutekano wa nyir'ubwite. Amakuru y'imari y'umuntu ni amakuru akomeye. Ntabwo umuntu yakwifuza ko buri wese ashobora kubona ibyo yaguze, amafaranga afite cyangwa abantu yoherejeho amafaranga. Niyo mpamvu adoption, kwakirwa kw'ikoranabuhanga mu rwego rw'amabanki bigomba kujyana no kurinda amakuru y'abakoresha iyo banki. Ikindi kintu PAI ishobora gufasha ni ubwishyu ku bacuruzi. Umucuruzi muto ashobora kujya smartphone ariko adafite POS system ihenze. Niba hari uburyo bworoshye bwo kwakira ubwishyu bwa digitale bishobora kumworohereza, ariko kugira ngo ibi bigere ku rwego runini, ecosystem yose igomba kubigiramo uruhare. Abakora software, payment processors, amabanki, fintechs, abacuruzi n'abagenzuzi b'imari bagomba kugira uburyo bahuriyeho. Ntabwo bihagije ko umuntu umwe yemera PAI. Agaciro k'uburyo bwo kwishyura gashingira ku mubare w'abantu n'ibigo bishobora kuwukoresha. Niyo mpamvu network effect ari ingenzi. Niyo abantu miliyoni bafite PAI ariko nta bacuruzi bayakira, utility yayo ibiri hasi. Niba abacuruzi bayakira ariko abantu bake bakaba bafite PAI, nabwo ecosystem ntabwo iri ikomeye. Ariko niba hari abayikoresha benshi, abacuruzi, fintechs, payment providers n'ibigo by'imari bose batangiye gukorana, ecosystem ishobora gukura vuba. Aha niho institutional adoption ishobora kuba impinduramatwara. Tekereza banki imwe yemeye gukorana n'ikoranabuhanga rishingiye kuri PAI, hanyuma fintechs zigatangira kubaka application hejuru yayo, abacuruzi bagatangira kwakira ubwishyu, abantu bagatangira gukoresha PAI mu bikorwa bifatika, indi banki ikabona ko hari isoko rishya nayo ikinjiramo. Iyo nzira ishobora gutera adoption yihuse cyangwa kwakirwa no gukoreshwa byihuse. Ariko ikibazo ni ukumenya niba PAI network izashobora gutanga ibikorwa remezo bikenewe ku rwego runini. Banki ntabwo ireba gusa umubare w'abakiriya, ireba umutekano, ireba scalability, ireba compliance, ireba liquidity, ireba reliability, ireba governance ndetse n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Igihe banki ikoresha system runaka, ibishaka kumenya niba system ishobora gukura igihe cyose, ishaka kumenya niba transaction ishobora gukurikiranwa, ibishaka kumenya niba hari uburyo bwo gukemura amakimbirane, kandi kagomba no kumenya ko compliance cyangwa ko amategeko yubahirizwa. Ibi ni ibibazo bikomeye PAI network izakenera gusubiza uko ecosystem yayo izagenda ikura. Hari n'ikindi kibazo, volatility cyangwa guhindagurika kw'ibiciro. Cryptocurrencies nyinshi zishobora kugira ihindagurika rikomeye ry'agaciro. Umucuruzi ntabwo buri gihe yifuza kwakira umutungo ushobora gutakaza igice kinini cy'agaciro mu gihe gito. Niyo mpamvu adoption y'ibigo by'imari ishobora gusaba uburyo bwo gucunga ihindagurika ry'ibiciro, liquidity ndetse n'ibiciro muri rusange. Kandi ibi ntabwo ari ikibazo cya PAI gusa, ni ikibazo gihuriweho n'imitungo myinshi ya digitale. Niba PAI igomba kugira uruhare runini mu byishyurwa bya Afurika, abantu bazifuza kumenya agaciro kayo, uko isoko ryayo rikora, uko liquidity iboneka ndetse n'uburyo bwo kuyihindura mu mafaranga asanzwe. Niyo mpamvu utility ishobora kuba ingenzi kurusha speculation. Niba abantu bafite PAI gusa kubera kwizera ko izazamuka mu gaciro, ibyo byonyine ntibihagije kubaka financial ecosystem ikomeye. Ariko niba PAI ikoreshwa mu kwishyura, mu bucuruzi, muri service, mu kohereza amafaranga ndetse no mu bindi bikorwa by'ubukungu, icyo gihe ishobora kugira utility ifatika. Kandi Afurika ifite isoko rinini rishobora gukoresha ubwo buryo. Uyu mugabane ufite urubyiruko rwinshi, abantu benshi bakoresha telefone, ubucuruzi bwambukiranya imipaka bugenda bwiyongera ndetse n'isoko rya digitale riri gukura. Ibi bishobora kuba amahirwe akomeye, ariko amahirwe ntabwo angana n'icyemezo cy'uko ibintu bizabaho.
ni ngombwa gutandukanya ibintu byemejwe n'ibintu bishoboka. Ntabwo dushobora kuvuga ko pi izaba reserve currency ya Afurika. Ntabwo dushobora kuvuga ko amabanki yose azayemera. Ntabwo dushobora kuvuga ko izasimbura amafaranga y'ibihugu. Ibyo byose ni speculation kugeza igihe habayeho ibyemezo bifatika bizatuma pi yakirwa mu nzego zose. Ariko nanone dushobora kuvuga ko ikibazo Afurika ifite mu bijyanye n'ubwishyu, financial inclusion, cross border payments ndetse na digital identity ari ikibazo blockchain ishobora gufasha gukemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano pi ishoborera kuba ifite amahirwe na ecosystem yayo ikomeje kwaguka. Ikindi kintu gikomeye ni regulatory environment cyangwa uburyo amategeko yubahirizwa n'uburyo buri kimwe cyose gishyirwa mu bikorwa. Leta za Afurika zifite inshingano zo kurinda abaturage no kubungabunga stability y'imari. Ntizishobora kwemera buri cryptocurrency uko zishakiye. Amabanki makuru agomba kureba niba cryptocurrency zitashobora guteza ibibazo by'amafaranga, capital flight, money laundering cyangwa izindi ngaruka ku bukungu. Niyo mpamvu amategeko azagira uruhare rukomeye mu hazaza h'imitungo ya digitale muri Afurika. Ibihugu bishobora guhitamo uburyo butandukanye. Igihugu kimwe gishobora kwemera cryptocurrencies mu buryo bwagutse, ikindi kikagira imipaka runaka muri crypto, ikindi kikibanda kuri blockchain ariko nticyemere cryptocurrencies nk'uburyo busanzwe bwo kwishyura. Ibi bivuze ko pi network nayo izakenera gukorera mu isi ifite amategeko atandukanye. Niba ishaka kuba igice cy'ubukungu bwa Afurika, compliance cyangwa gukurikiza amategeko bizaba ingenzi. Ariko hari n'undi murongo w'ikoranabuhanga ugenda wiyongera ari wo AI. Artificial intelligence ishobora gukorana na blockchain mu buryo bushya. AI ishobora gufasha mu kumenya fraud, gusesengura ihererekanya ry'amafaranga, gusuzuma risk ndetse no gufasha institutions cyangwa ibigo gufata ibyemezo. Blockchain iyo ishobora gutanga uburyo bwizewe bwo kubika no kugenzura amakuru. Iyo izi technology zihujwe neza bishobora kuvamo financial infrastructure nshya cyangwa igikorwa remezo cy'imari gishya. Afurika ishobora kuba umwe mu migabane ifite amahirwe yo kwakira uburyo kubera ko hari ibice byinshi bitarubaka ibikorwa remezo binini by'amabanki ya kera. Mu yandi magambo, Afurika ishobora kudasubira inyuma ibanze yubake ibintu byose byubatswe mu bindi bihugu, ahubwo ikajya mu buryo bushya. Ibi byigeze kubaho kuri mobile money. Mu bihugu byinshi bya Afurika, mobile money yagiye ikoreshwa cyane n'abantu benshi batari bafite bank accounts cyangwa konti za banki. Ibyo byerekanye ko abantu bashobora kwakira ikoranabuhanga rishya ry'imari iyo rishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Pi network nayo ishobora kwigira kuri iyo experience. Ariko mobile money ifite umumaro munini. Ikorana n'amafaranga y'igihugu kandi igenzurwa n'inzego zemewe. Pi nk'umutungo wa digital ugomba kwerekana uko ishobora guhuza utility yayo n'isi y'amategeko ndetse n'isi y'imari isanzwe. Nicyo kizaba kimwe mu bipimo by'ingenzi by'uko iyi pi izagenda yakirwa. Ikindi kibazo ni interoperability. Afurika ntabwo ari igihugu kimwe, ni umugabane ugizwe n'ibihugu byinshi, amafaranga menshi, amategeko atandukanye ndetse n'inzego z'imari zitandukanye. Iyo blockchain imwe ishaka gukorera ku mugabane wose igomba kugira ubushobozi bwo gukorana n'izindi system. Rero pi network ishobora kugira uburyo bwo guhuza n'ubundi buryo busanzwe bwo kwishyura, fintech platforms, digital wallets ndetse n'izindi blockchain systems bishobora kongera utility yayo. Ibyo nibyo byitwa interoperability. Ariko nanone ibyo ni ibintu bisaba gukura, bigasaba n'ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Niba rero adoption izaba ari y'ukuri, igihe rero pi izakirirwa ntabwo izaturuka bayikoresha bonyine gusa, izaturuka ku bufatanye hagati ya pi ecosystem, ku ba developers bubaka ama application atandukanye, kuri business zitandukanye no ku bikorwa by'ikoranabuhanga bitandukanye, tutibagiwe amabanki ndetse n'abashinzwe gufata ibyemezo no kubishyira mu bikorwa. Kandi haniho hakwiye kwibandwaho. Abakoresha pi bagomba kwibaza bati, ni iki nshobora gukorana na pi uyu munsi, aho kwibaza gusa bati pi izajya ku gaciro kangana iki.
ni iki nshobora kugura, niyo serivisi nshobora kwishyura, ni uwuhe mucuruzi ushobora kuyakira, niyo application ishobora gukoreshwa, niyo payment system ishobora kuyihuza n'ubukungu busanzwe. Ibi nibyo bibazo byubaka utility, kandi niba utility yongereye, institutional adoption ishobora gukurikiraho. Hari kandi ikibazo cy'icyizere. Financial system yose yubakwa ku cyizere. Abantu bagomba kwizera banki, bagomba kwizera payment provider, bagomba kwizera technology, bagomba kwizera ko amafaranga yabo adashobora kuburirwa irengero. Pi network nayo izakenera gukomeza kubaka icyizere. Icyizere ni cyubakwa n'amafaranga gusa, cyubakwa n'imikorere. System ikora neza, transactions zizewe, umutekano ukomeye, transparency, gukora mu mucyo, compliance, amategeko n'ibikorwa bifatika, nibyo byongera icyizere. Niyo mpamvu imyaka iri imbere izaba ingenzi cyane ku mushinga wa Pi. Niba ecosystem ikomeza kubona application nyinshi zifite akamaro, business zikiyongera, guhererekanya amafaranga nabyo bikiyongera, kandi n'ubufatanye bwizewe bukabaho, Pi ishobora kuzakomeza kugira umwanya ukomeye mu biganiro ku bukungu bwa digitali ndetse no kwakirwa na yombi n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika. Ariko niba ibyo bidashoboka, hype ishobora kugabanuka. Niyo mpamvu tugomba kureba Pi nk'ikoranabuhanga riri mu nzira yo kwiyubaka, aho kwifata nk'ikintu cyamaze gutsinda. Ikindi twakwibandaho ni uko banki z'ejo hazaza zishobora kuba zitandukanye n'amabanki dusanzwe tuzi. Banki y'ejo ishobora kuba application kuri telefone. Umukiriya ashobora kuba atagikeneye kujya ku mashini ya banki. KYC ishobora gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kwishyurana bigakorwa kuri telefone, ndetse n'inguzanyo zigashingira ku makuru menshi kurusha uko byahoze. Blockchain ishobora kuba imwe muri technology ziri munsi y'iyi system. Pi network ibaye imwe muri protocols zikoreshwa muri iyo ecosystem, byaba ari intambwe ikomeye. Ariko ntabwo hari Pi yonyine ishobora kubikora. Hari izindi blockchain, stablecoins, CBDCs, mobile money systems n'izindi digital payment technologies ziri gushakisha umwanya muri financial system y'ejo hazaza. Competition izaba ikomeye. Niyo mpamvu Pi izakenera kugira impamvu yumvikana ituma ibigo bihitamo kuyikoresha. Iyo mpamvu ishobora kuba usability, community, accessibility, low cost transactions, ecosystem cyangwa indi advantage. Ariko ibyo byose bigomba kwerekanwa nk'ibikorwa bifatika. Mu gihe Afurika ikomeje kwagura, AfCFTA digital payments zishobora kugira uruhare rukomeye mu guhuza ubukungu bw'ibihugu. Niyo umucuruzi ashobora gukorana business n'umuntu wo mu kindi gihugu atiriwe ahura n'ibibazo byinshi byo kohereza amafaranga, ubucuruzi icyo gihe burakura. Niba freelancer ashobora kwakira amafaranga avuye hanze mu buryo bworoshye hakoreshejwe Pi, amahirwe y'akazi aziyongera. Niba umuryango ushobora kohereza amafaranga ku muntu uri mu kindi gihugu ku giciro gito kandi mu kanya gato, ubuzima burushaho koroha. Niba business nto ishobora kwishyura supplier mu kindi gihugu mu buryo bworoshye, ubucuruzi buriyongera. Aha niho digital financial infrastructure ishobora kugirira ingaruka nziza. Igihe Pi network izabasha kugira uruhare muri ibyo bikorwa remezo, izashobora kuba imwe mu mishinga izajya ivugwa cyane mu bijyanye na digital finance muri Afurika. Ariko reka twibutse ikintu kimwe gikomeye. Ntidukwiriye kwitiranya ahazaza ndetse n'icyizere. Pi network ishobora kugira potential nini pe, ariko nta garanti yuko izaba imwe mu nkingi z'ubukungu bwa Afurika. Ibyo bizaterwa n'ibintu byinshi. Bizaterwa n'ikoranabuhanga, bizaterwa n'amategeko, bizaterwa n'abayikoresha, bizaterwa n'abacuruzi, bizaterwa n'amabanki, bizaterwa n'abashoramari, kandi bizaterwa n'icyizere. Ibyo byose nibigerwaho, nta kabuza Pi izahinduka nka Bitcoin. Kandi nanone bizaterwa n'uko ecosystem izashobora guhindura umubare w'abayikoresha ukaba ibikorwa bifatika by'ubukungu. Niba ibyo byose bihuriranye, adoption y'ibigo ishobora kuba intambwe ikomeye cyane. None se mu by'ukuri institutional adoption ya Pi network yaba impinduka ite? Impinduka ya mbere yaba financial inclusion.
Abantu benshi badafite uburyo bworoshye bwo kugera kuri serivisi z'imari bashobora kubona uburyo bushya bwo kwishyura no kubika cyangwa guhererekanya digital assets bitewe n'amategeko n'ibikorwa byemewe mu bihugu byabo. Impinduramatwara ya kabiri yaba cross border payments. Afurika ishobora kugira uburyo bwihuse bwo guhuza abantu n'ubucuruzi bwo mu bihugu bitandukanye. Impinduramatwara ya gatatu yaba merchant payments. Abacuruzi bashobora kwakira digital payments mu buryo bworoshye. Impinduramatwara ya kane yaba digital identity na financial history. Abantu batari muri traditional banking system, izi banki dukoresha zisanzwe, bashobora kubona amahirwe yo kubaka financial profiles mu buryo bwemewe n'amategeko. Impinduramatwara ya gatanu yaba digital entrepreneurship. Abakora amaplikasiyo muri Afurika bashobora kubaka aplikasiyo z'imari zishingiye kuri blockchain kandi zigakemura ibibazo by'abaturage bo ku mugabane. Ibi bishobora gutuma Afurika itaba gusa isoko ry'ikoranabuhanga rituruka ahandi, ahubwo ikaba n'umwe mu barema financial technologies nshya. N'icyo rero tugomba gukurikiranira hafi, icya mbere ni ibikorwa bifatika bya Pi Network, icya kabiri ni uko ecosystem yayo izagenda ikura, icya gatatu ni application zikoreshwa ndetse na business zubakirwa muri ecosystem ya Pi, icya kane ni partnership zifatika n'ibigo byizewe uko ibigo bigenda bikorana na Pi, icya gatanu ni uko regulators cyangwa abashyira amategeko bazagenda bafata iri koranabuhanga rya Pi, icya gatandatu ni liquidity n'uburyo Pi ishobora guhuza n'ubukungu busanzwe, icya karindwi ni security n'umutekano na scalability, icya munani ni uko abakoresha Pi bazagenda bakoresha Pi mu bikorwa nyabyo aho kuyifata gusa nk'umutungo bategereje ko uzazamuka. Ibi nibyo bizatuma tumenya niba Pi ari technology ishobora kugira impact cyangwa niba izakomeza kuba projet ifite community nini ariko iyo utility ikiri mu nzira yo kubakwa. Mu by'ukuri Afurika iri mu mwanya udasanzwe. Ku ruhande rumwe hari ibibazo bikomeye by'imari, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, financial inclusion n'ibiciro by'ubwishyu. Ku rundi ruhande hari urubyiruko rwinshi, smartphones, internet, mobile money, fintech ndetse n'ubushake bwo kwakira ikoranabuhanga rishya. Iyo ibintu byombi bihuye hashobora kuvuka amahirwe akomeye. Pi Network ishobora kuba imwe mu mishinga izagerageza gukoresha ayo mahirwe, ariko intsinzi yayo ntizapimirwa ku mubare w'abantu bavuga Pi gusa, izapimirwa ku mubare w'abantu bashobora kuyikoresha mu buzima busanzwe, izapimirwa ku mubare w'abacuruzi bayakira, izapimirwa ku mubare wa application zubakwa muri ecosystem yayo kandi zikora, izapimirwa kandi ku buryo abafata ibyemezo bashobora kubona ko ari technology ishobora gukora mu buryo bwizewe kandi bwubahiriza amategeko. Ibyo byose bizaba bibaye, icyo gihe tuzaba tutakivuga gusa ngo Pi Network ifite community nini, tuzaba dutangiye kuvuga ko ifite financial utility kandi nibwo institutional adoption ishobora guhindura ibintu. Mu gusoza, ikibazo si ukumenya gusa niba Pi Network izaba cryptocurrency ikomeye kurusha izindi. Ikibazo gikomeye kurushaho ni ukumenya niba ishobora kuba infrastructure abantu n'ibigo bakoresha mu bikorwa by'ubukungu. Afurika ikeneye uburyo bw'imari bwihuse, buhendutse, bworoshye, bugerwaho kandi bushobora guhuza ibigo bitandukanye. Blockchain ishobora kugira uruhare muri iyo transformation kandi Pi Network ishobora kuba umwe mu mishinga ishaka gufata umwanya muri izo mpinduka. Ariko inzira iracyari ndende. Hazakenerwa amategeko asobanutse, hazakenerwa umutekano, hazakenerwa scalability, hazakenerwa liquidity, hazakenerwa partnership zifatika, hazakenerwa application zikemura ibibazo nyabyo kandi hejuru ya byose hazakenerwa icyizere. Nta cryptocurrency ishobora guhindura financial system kubera community gusa. Ikoranabuhanga rigomba guhura n'ibikorwa bifatika. Igihe Pi Network rero izashobora guhindura community yayo nini, ikagira ecosystem ikoreshwa mu bucuruzi, mu kwishyura, mu kohereza amafaranga no mu zindi services z'imari, bishobora kuzayishyira mu mwanya wihariye. Ariko n'ibyo byose bitabaye, umubare munini w'abakoresha Pi wonyine ntuzaba uhagije.
Afurika rero iri imbere y'amahitamo akomeye. Ishobora gukomeza kwagura uburyo bwa mobile money n'amabanki gakondo, ariko ikaninjiza blockchain, AI n'irindi koranabuhanga rishya ritandukanye mu nzego z'imari. Kandi niba ubufatanye hagati ya kampani z'ikoranabuhanga, amabanki n'abashyiraho amategeko bubaye, Afurika ishobora kugira uruhare runini mu kubaka financial system y'ejo hazaza. Ese Pi Network izaba imwe mu nkingi z'ubwo bukungu bushya? Nta muntu ushobora kubivuga neza uyu munsi, ariko ikintu kimwe kigaragara: isi iragenda yinjira mu bukungu bwa digitale, kandi Afurika ifite amahirwe akomeye yo gusimbuka bimwe mu byiciro by'iterambere no kubaka uburyo bushya bw'imari bushobora gushingira kuri telefone, blockchain, AI ndetse n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga. Muri urwo rugendo, Pi Network ishobora kuba umwe mu bakinnyi bazakurikiranwa cyane, ariko icyo tuzibandaho si amagambo cyangwa ibihuha. Tuzareba ibikorwa, tuzareba uko Pi yakirwa, tuzareba uko ikoreshwa, tuzareba abafatanyabikorwa bazaza muri Pi Network, tuzanareba amategeko ibihugu bizagenda bishyiraho byakira Pi. Kandi cyane cyane tuzanareba niba Pi Network izashobora kuva ku rwego rw'igitekerezo cy'ubukungu bwa digitale ikajya ku rwego rw'igikorwa gifatika abantu n'ibigo bakoresha buri munsi. N'ibyo byose bishoboka, institutional adoption ishobora kuba intambwe ishobora guhindura uburyo abantu babona amabanki, uburyo amafaranga agenda hagati y'ibihugu, ndetse n'uburyo abaturage benshi muri Afurika bagira uruhare mu bukungu bwa digitale. Kandi icyo gihe ikibazo ntikizaba kikiri kumenya niba Afurika yiteguye kwakira financial revolution, ahubwo ikibazo kizaba ari ukumenya ni bande bazayiyobora, nize tekinoloji zizayitiza umurindi, kandi se Pi Network izaba iri he muri iyo nkuru? Niba ukunda ibiganiro byamenya XYZ, kora subscribe tujye tubana buri munsi. Murakoze, ndabashimiye.